Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mu mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV channel yanyu, channel yacu. Mukomeze mudushyigikire, n'ukuri mukore subscribe, share, comment na like. Uzajya kunyandikira kuri WhatsApp, uzajya ubanza umbwire ko wakoze subscribe na like na comment. Byibuze like na subscribe. Comment ni uburenganzira bwawe. Hari abantu benshi baba batinya ko bari babone muri commentaire. Urumva rero, mbere y'uko unyandikira kuri WhatsApp ubanza byibuze like. Ntabwo umuntu yamenye ngo ninde wayikoze, ni urutoki gusa ukoresha na subscribe n'ibyo gusa. Comment yo hari igihe abantu babibona bakakubona bakamenya uwo ari we, byo ntaribi, ariko si byo bigutwaye iki. Komeze rero mudushyigikire ku biganiro byacu bya buri munsi ku Mutoni TV. Ni ukuri muri ab'ingenzi, muri ab'agaciro, ni ukuvuga ngo mbese muri make tutabafite nta kintu twaba turi gukora. I love you so much. So ndagira ngo mbibutse yuko rero dukora massage y'ubwoko bwose, tukaba turanga amazu, ibibanza, amamodoka, tukaba ducuruza n'imiti. Tugira imiti, hari umuti utuma umugabo atarangiza vuba, hakaba hari n'umuti ukuza imboro, hakaba hari n'umuti w'amavangingo ku bagore batayafite, hakaba n'umuti rero wo guca imyeyo. Kwa kundi nyine ushobora kuba utaraciye imyeyo ukaba ariko wamenya kubyikorera, urawutwara cyangwa se ukaza tukabigukorera tukagucira imyeyo. Tukaba dukora na waxing, twogosha ku myanya y'ibanga ndetse no mu kwaha. Noneho iki tukaba tugira n'amacumbi meza cyane kandi ku mafaranga make bishoboka, kandi amacumbi meza ari smart, afite isuku, ahantu heza cyane ho kuruhukira. Ni ukuri pe, muzi ni karibu mwese rero. Hanyuma nimero yacu rero ya WhatsApp ni 07170812 iyo nimero ni ya WhatsApp. Ukeneye ko tuvugana by'umwihariko wenda nko kumpamagara, kuko iyi iri kuri WhatsApp gusa, hari indi nimero nguha wanyandikiye kuri WhatsApp ariko nkamenya ngo ni ibiki ukeneye kumbwira bitari byo kwandika kuri WhatsApp. Ndabakunda cyane rero. Abari hanze y'u Rwanda murabanza akamenyetso ko guteranya 250 kuko twe turi i Kigali mu Rwanda. Ndabakunda cyane rero. Hanyuma tugiye gutangira ikiganiro cyacu, ariko mbere y'uko ntangira ikiganiro, mw'abantu mwe, hari akavideo nabonye k'umugore ari gukubitira umugabo mu muhanda. Yamukubise inshyi, arangije kumukubita inshyi amukubita n'imigeri hano mu ivi. Biriya bintu byambabaje, singiye kubabeshya. Icyo umuntu yaba yakoze cyose nta muntu wemerewe kwihanira. Guys, biriya bintu biragayitse, bitesheje mbese byanyobeye, numiwe gusa. Buriya bajyaga bavuga ngo hari abagabo bahohoterwa, abantu bakagira ngo wenda hari ni ibikabyo cyangwa se ntago bibaho. Mu by'ukuri hari abagabo bahohoterwa. Ibaze nk'ari uriya mugabo, cyokora abantu benshi bamushimye, uriya mugabo yataza kuba afite umutima ukomeye, akaba adafite umutima ukomeye, akaza kumusubiza nyine nawe akamukubita, akaza kwishyura umugore. Kuko abagabo benshi ntabwo bagira imitima ikomeye kuriya pe. Hari uwo yakubita kuriya umugabo akamukubita akavuga atitaye ku kiri bukurikireho, kubera ko na cyane ko umujinya wakurenze ntabwo utekereza ingaruka z'icyo ugiye gukora. Uriya mugabo rero yabaye intwari, benshi nabonye ari kumushimira, kandi koko nibyo yakoze, kuko urebye iyo amukubita rwose ashobora no kuba yamwubashye akavuga ati uyu mudamu wanjye ahetse umwana, akagira gute akabyoroshya. Ariko afite umutima ukomeye pe, singiye kubabeshya, kuko undi mugabo yari kumukubita inshyi akamwemeza, ariko umugabo yatuje, umugore aramukubita kandi wenda ntamurusha n'imbaraga, ariko umugabo yatuje. Biriya bintu ntabwo bisanzwe. Uriya mugore ni ukuri, bibaye byiza niba koko byabaye atari filime bari gukina, akaba atari komedi, uriya mugore nge ku bwanjye numva bagombye kumukurikirana, kuko yihaniye kandi ntabwo bibaho mu Rwanda rwacu. U Rwanda rureberera buri wese, twese turangana, yaba ari umugore yaba ari umugabo, twese turangana. Ntabwo rero numva uburyo umugore ashobora gukubita umugabo gutyo gusa. Noneho hari n'inkeragutabara, hari abanyerondo bahagaze aho ngaho, umugore akubita umugabo utugeri kwa make tutarashinga, agasuzuguro kajejeta mu muhanda. Yewe ni ukuri, uriya mugore ngewe mfite uburenganzira, uriya mugore njye namukurikirana. Uriya mugore yakoze akantu kabi cyane,
n'abandi bose n'ukuri bakareberaho urugero kuko ari abagore usanga barigize ibishega uko umuntu yaba kugira kose uko umuntu yaba guhemukiye kose ntabwo ukwiriye kwihanira hari ubuyobozi butwumva ugomba kujya kurega bakakurenganura ariko biriya byo gukubita umugabo mu muhanda biriya nabigaye pe sigiye kubabeshya byambabaje ku giti cyanjye byambabaje cyane ntabwo umugabo wamusuzugura muri bene kariya kageni ngo birangirire aho gutyo gusa ntabwo bibaho twese turangana ikindi noneho ni kuri Linda rero Linda uriya wa Zaba we n'umugabo we barimo gukina utuntu tumeze nk'aho nyine urumva bari mu kazi bari gushakisha amaronko bari kureba ko video zabo zarebwa urumva bari gukora ibishoboka byose kandi kuko urabona ko bimeze fresh ariko uburyo Linda ari kwitwara ku mugabo we udushyi twa make mu mutwe we petit uyu muhungu rero abaye umuhungu kandi n'umugabo we petit wa muhungu we n'utundi turugaragara nkaho Linda arimo gusuzugura umugabo we ari gusuzugura umugabo we uriya mwana w'umuhungu nubwo nabonye n'undi ari mutoya ariko ubundi reka nekwirirwa ninjira mu ntuza cyane ariko biriya bintu bari gukora ntabwo ari byo uriya biri kugaragara kuri uriya mugabo biri no kumubabaza sinzi niba mwabibonye uriya mugabo uriya Linda yamuzanye muri biriya byakora uriya mugabo afite ibindi akora noneho uburyo ari kumukinishamo umugabo hari ubwo ari kujya agera akamwitegereza ukabona nyine ukorera iki nyine akongera akigarura ariko mu by'ukuri ababereye marene Linda abababaye hafi bakabagira inama nibafatirane Linda bamugira inama bintu ntabwo bibaho usuzugura umugabo kuriya ko umugabo agera akakwigaranzura bya hatari akakubwira ati umva ndaguhaze nkaza akasuzugura kajejeta umugabo ko yari yo kose ni waramwemeye mukabana nta mpamvu yo kumusuzugura muha agaciro kuko bakunda ibyubahiro uramusuzugurira iki Linda none afite amarere ntabwo ari kuri Linda yari ameze pe akibana na Zaba wabonaga kuko biri kose yitonda ariko ni ukuri kumana ni ingare yayindi sura siroho babe bari gukina filime cyangwa se dukomedi bya bintu ntabwo bibaho twagiye ku kiganiro cyacu ndabona n'iminota yatujyanye ariko biriya bintu Linda bamugarurire hafi n'uriya mugore niba batamufunzira kubisa umugabo nawe bamuhane ni ukuri kuko hari ibintu ureba ukabona birarenze umuntu agomba kubaha undi nta muntu ukwiriye gusuzugura undi kuko ushobora kumbangamira ngiye twikomereza ibiganiro byacu tujye kuganira ku biganiro bitatu hari ikiganiro cyo kunyaza hakaba n'ikiganiro cyo gusiramurwa hakaba n'ikiganiro cy'uburyo abagabo benshi bapfubya abagore babo ni iyihe mpamvu ibitera byose n'ibyo tugiye kurebera hamwe hanyuma icyo tugiye guheraho rero ni ikijyanye no kunyaza benshi bazi ko ari ugufata imboro n'umutwe wayo bakoresha umutwe wayo ariko muri kuri kunyaza muri ntuza yo kunyaza harimo ibyiciro harimo uburyo bugiye butandukanye bwo kunyazamo ariyo mpamvu nababwiye ngo mbere y'uko unyaza umugore wawe menya ahamuryohera ni hehe hari abanyaza bakanyaza bandika i ubwo ni kwa kundi bandika i bakayandikiza izamutse hejuru y'akantu bakongera bakayicurika hasi ari akantu bandika i mu buryo bubiri hari abayandika nyine ubwo ni umuntu umwe ubikora hari uwandika i akaronko n'akadomo ubwo kari hejuru akongera akayandika akadomo kagashyira hasi ikaba ari i igaragara ihagaze hakaba n'indi i icuramye uwo nguwo ni uburyo bwe nawe anyazamo muri uko kunyaza rero banza umenye neza ko umugore wawe ahamuryohera honyine ari mw'imbere hejuru mu gisenge cyacyo kubera ko kariya ka i ushyiraho cyangwa kariya karongo ushyiraho uba umeze nk'ukuzamuka kuri rugongo sinzi niba muri kubyumva iriya i
iriya i umuntu ukora iriya systeme yo kunyaza ameze nk'uwandika i ayandika ihagaritse akaronko n'akandi kadomo n'indi nanone icuramye akaronko hasi ambe akadomo hasi. Iyo ni systeme y'umuntu unyaza. Ubwo ni uburyo bwa mbere, urumva. Hanyuma aho ngaho banza umenye neza yuko umugore aryoherwa mu gisenge cyacyo gusa, cyangwa se nyine intambike gusa, kuko hari abagore benshi usanga ashobora kuba aryoherwa wenda mu mpande cyangwa hasi cyangwa mu gisenge, biterwa n'uburyo yamenyereyemo. Hakaba n'undi nanone unyaza umugore we akamunyaza yandika a y'icyapa. A y'icyapa murabizi ukuntu imeze, akarongo kagize kaberamye n'akandi kaberamye hagati umurongo, urumva. Noneho yajya kongera akayizamura, akongera akagira gutya, akongera gutya. Muri kubyumva neza ko kantu. Hari abanyaza nanone bandika nk'abantu mumenye kunyaza, ariko ufashe umutwe w'imboro, ufashe igihimba cyayo, umutwe w'imboro ari uri gukoresha, andika a y'icyapa, kirema akarongo hagati, urumva. Wongere uzamure, wongere utambike, wongere. Iyo ni a y'icyapa. Hari abanyaza gutyo. Aho ngaho uwo nguwo abazi neza yuko umugore we aryoherwa mu mpande zose no hagati, mu mpande zose, uhereye hejuru kuri rugongo no mu mpande zacyo, mu nguni zacyo no hagati. Uwo mugabo nibyo bari gukora, uko abazi neza ko umugore aryoherwa muri ubwo buryo. Tubonye tubonye na a y'icyapa, noneho hari n'abandi banyaza bakora umusaraba. Umusaraba ni kwa kundi unyaza umugore wawe uguhagarika, ubwo ni ya i n'akarongo gatambitse, noneho hakaba n'agapoint fixe kakandi ko hagati. Ubwo ni ukuvuga ukuntu ubikora wandika umusaraba. Ntimurebe umusaraba, ubwo umusaraba n'agakoni n'akandi gatambitse, ariko ugakora uko ushoboye kose ku buryo uwo musaraba uri uburinganiye. Ntuvuge ngo wenda ngo ubikorere hejuru, wenda tuvuge niba ari umurongo umanutse ukajya gushyira umurongo hagati, menya neza ko uringanije, hejuru ntihabe hanini no hasi ntihabe hanini. Abahanga mu kunyaza barabyumva neza cyane. Noneho uwo nguwo noneho abafashe, ari nk'abafashe ya a y'icyapa na i, agasa n'ubivanga, hanyuma no akarusho we agashyiramo agapoint fixe hagati. Ubwo ni hehe? Ni muri cya gisenge cyacyo munsi ya rugongo. Ako gapoint kari hagati, ubwo ni igiti kimanutse n'ikitambitse, kari hagati y'ibyo biteranye byombi. Si nko gufata umusaraba ukabitera imisumari hagati kugira ngo bifatane. Ako kantu ko hagati rero ni muri cya gisenge cyacyo, cya kindi kiri munsi ya rugongo. Aho ngaho niho aba yibanda cyane, kuko urumva abafashe i agafatana a y'icyapa, hanyuma noneho akarusho ko agashyiramo hahandi hagati akahashimangiza. Uwo nguwo aba yanditse umusaraba. Ni ukuvuga ngo rero niba uwanditse rero, nanone wa muntu wanditse wa musaraba afite ukundi kuntu ari bubihindure. Ntabwo ari bwandike umusaraba gutyo gusa ngo wumve ngo birahagije, ahubwo aragira gute? Niba yanditse umusaraba azamuka, urumva, agaca umurongo gutya, noneho araza kubigira gute? Kumera nk'urukubibusa, nyine nk'usubiye inyuma, ugiye gutangira inyuma. Araza atambikisha gutya, urumva, narangiza agaruke muri point fixe, ahita agira gute? Ahita amanura, ahita azamuka, yongera iburyo, yongera ibumoso, gutyo noneho handi hagati mu gisenge cyacyo ariho yibanda. Tumaze kubona inyuguti zingahe? 3. Abantu bazi systeme yo kunyaza barimo kubyumva neza cyane. Buriya iyi wamaze kumenya systeme yacyo, ukaba wamaze kumenya umugore wawe ahantu aryoherwa iyo uri kumunyaza, izo nyuguti ugomba kuzishyira mu bwonko bwawe. Hakaba n'undi noneho wandika o cyangwa 0. 0 ni wa muntu wibanda cyane hagati noneho yacyo. Urabona umunwa wacyo, wa wundi wibanda mu munwa wacyo, mo hagati agasirikiramo aho hagati, agakora umuviringo, akongera akagaruza gutya. Ariko ibyo bintu iyo yo iryohera umugore iyo utari kuyisohoramo yose, nyine ugasa n'uri kunyarizamo imbere.
ariko nyine mu munwa wacyo urumva hari abanyariza inyuma bitewe n'imishino umugore afite, ariko noneho uri kwandika o iyo noneho usa n'ubikoreramo hagati utari wajyamo nyine mu munwa wacyo ugasa noneho n'ukorera hehe n'ukoreramo imbere ariko atari imbere cyane, mu munwa wacyo niho ukorera iyo zero, none uko uyanditse ugenda urongera ukagarura uyandika gutya, kandi noneho muri sisiteme vuba vuba cyane cyane nabyo ni bibi na gahoro gahoro byose ni bibi, bikora izo nyugute zose nkubwiye zikore muri moyenne utari kugira cyane cyangwa ngo gahoro gahoro oya, kandi nanone uvange winjira usohoka, nanone ukubita gutyo bizamuryohera tubonye izi nyuguti niba muri izi zose mvuze nta nimwe uzi wumva wakoze wa mugabo we ntabwo umugore wawe uramupfubye, kandi izi nyugute zose niko abagore bagiye batandukanye, banza umenye umugore wawe niyihe amenyereye niyihe ituma arangiza, kubera ko akenshi munyaza abagore banyugira ngo arangize, bakumunyaza ukabona nta mazi aje aho kugira ngo aze ahubwo kikuma cyangwa ugategereza ko arangiza ugaheba, ni ukubera ko kwa kundi yamenyereye kunyazwa ntabwo ari kubimukorera, wenda kera nyine yaravuguraga ari kumwe n'undi muhungu cyangwa umugabo ariko wowe byaranze. Ntabwo rero abagore benshi baranyara, ahubwo abagabo mu buryo bwo kunyaza nibwo butandukanye. Iyo umaze kumenya umugore wawe rero ukamunyaza ukabona biri gukunda ari kunyara, icyo gihe umufite, icyo gihe wamwemeje. Izo nyugute rero niba nta nimwe urakora umenye ngo byagupfiriyeho nta kintu uzi. A, I, umusaraba ndetse na O, izo nyugute enye, ibyo bintu bine nibyo ukoresha uri kunyaza umugore. Niba muri ibi bintu utari wabikora zero ntabwo uramunyaza, yarapfubye yaragowe. Twagera mu gusiramurwa. Mu gusiramurwa buriya abantu benshi nubwo batajya bibabwira ariko abagore benshi bakunda imboro idasiramuye. Hari n'abifuza akavuga ati nzayibona nte. Hari n'abagabo bahagaze ku gishishwa cyabo rwose bakaba baranze kugikura akavuga ati igishishwa cyanjye ngihagazeho, anga kugikuraho kubera ko yamaze kumenya neza yuko abagore bazikunda. Buriya abagabo badasiramuye baryoha cyane, umugabo udasiramuye aryoha cyane kandi nawe aryoherwa cyane. Kuvuga ngo iyo bagusiramuye hari utuntu nyine, hari ubushake bugira gute bugabanuka, ubushake buragabanuka. Ariko nanone umuntu udasiramuye ari mu byago byinshi byo kuba yafata indwara izo arizo zose, yaba ari izo akuye mu mugore cyangwa se ari izo akuye aho yihagarika cyangwa nyine zitewe n'umwanda, kubera ko kari agahu hari ahantu habagaho nyine kwa kundi ugira ngo ukayimanura gutya, hari ahantu mwarahabonye kuntu yari umugabo utagira isuku haba hari ibintu by'umweru byinshi. Ibyo bintu by'umweru rero byinshi hari igihe bigeraho kubera kudakora isuku cyane, bikageraho noneho wa mweru ukavaho hagasigara hakamera nk'aho ari kaki, noneho ukumva uri umuntu udasiramuye aranuka. Umuntu udasiramuwe atagira n'isuku aranuka, ariko umuntu usiramuwe ashobora kumara icyumweru rwose adakaraba kandi ntanuke mu gitsina, urikumva. Ariko mu by'ukuri mu bijyanye no kuryoherwa kwaba ari ku mugabo kwaba ari ku mugore, buriya imboro idasiramuye iraryoha. Ikindi nanone nawe usibye no kuba iryoha nayo we araryoherwa. Buriya umugabo udasiramuye arangiza vuba ni nko kubipa. Ariko nanone ku bijyanye n'uburyohe no kumvana biterwa n'umuntu wiyumvisemo, ariko nanone kuba udasiramuye buriya buryohe buriya uba ufite bwose niba ari iriya myambi ryose. Ariko abantu badasiramuye benshi nuko babyumva, nuko bimeze, ariko n'ibyago byinshi byo kwandura. Mu gupfubya rero abagore, buriya umugabo wicaye kuri computer, umugabo ukoresha ubwonko cyane apfubya umugore, ugereranyije n'umugabo ukoresha imbaraga ze. Umugabo ukora siporo, umugabo ukoresha imbaraga arongora umugore neza ntamupfubye, ariko umugabo ukoresha ubwonko cyane apfubya umugore. Harimo n'abangaba baba YouTubers bano nyine bakoresha ubwonko cyane bapfubya abagore babo. Ariko umuntu ukora igikarani ngufu, uriya mugabo buriya ntabwo ashobora gupfubya umugore, ko ameze nk'ukora muri siporo buri gihe, urumva. Ni ukuvuga ngo rero abagabo mu gupfubya biterwa n'umunaniro bafite.